Ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu. Reka mbashimire rero mwe mwamaze gukora share, subscribe ndetse na comment. Mwebwe mutwandikira mukatubwira ibyo mwifuza gusobanukirwa ndetse mukatubwira n'ibyo tubagezaho. Turabashimiye rero. Nawe rero wumvise ikiganiro no munsi, ndagusabye ngo ukore subscribe kandi ukore share kandi utubwire n'ibindi ushaka gusobanukirwa mu bijyanye n'amagara. Reka rero tuganire ku makara. Ari amakara y'ifu cyangwa se amakara asanzwe adaseye, ni meza kandi yakugirira akamaro, ushaka kuyakenera. Amakara rero uzakenera mu gihe cya diare, igihe warwaye diare cyangwa se umwana yawe yarwaye diare cyangwa se n'umuturanyi aramutse arwaye diare, ushaka kumutobera amakara, gufata akayiko k'ifu y'amakara ugashyira mu gikombe, ugashyiramo n'utuzi, ukavuruga, mara kuvuruga ukareka bigasetoringa. Byamara gusetoringa maze ugaha wa muntu akanywa, cyangwa se nawe ari ufite ikibazo ukanywa. Icyo gihe bigufasha guhagarika kudiyara. Nanone amakara wayakoresha mu gihe ufite ikibazo cyo mu nda. Tuvuge ukeka ko mu nda cyangwa se mu mubiri wawe hashobora kuba harimo acide nyinshi, ufata amakara ku kayiko ugashyira mu gikombe ukavuruga ukanywa. Ibi urabikora kugeza igihe cya kibazo gikemukiye. Nanone amakara wayakoresha mu kwivura ikibazo cyo kunuka mu kanwa ndetse cyo kwivura indwara y'igikara. Ni muri bwa buryo nyine, ufata akayiko kuzuye amakara y'ifu ugashyira mu gikombe ukanywa, ukajya ubikora buri munsi mpaka icyo kibazo gikemutse. Ariko nanone hari ibindi ukora bijyanye no kurya neza, no gukora siporo, no kunywa amazi atandukanye. Ibyo nabyo iyo ubishyizemo biragufasha. Koza amenyo nabyo ushobora koza amenyo ukoresheje amakara. Ikindi, mu gihe warumwe n'inzoka ushobora guhita ifata ikara ugashyira hahandi ya nzoka yakuriye. Icyo gihe ubumara ntabwo buba bugikomeje ngo bigere mu bindi bice by'umubiri. Nanone warumwe n'inzuki cyangwa se ufite allergy, amakara nayo ushobora kuyakoresha. Cyangwa wabyimbiwe, ushobora guhita ufata amakara ugasigaho ahantu wabyimbiwe, bwa bubyimbo bitabugabanuka. Ikindi, amakara ushobora kuyakoresha nanone ufite ikibazo cy'uko yenda se tuvuge umwana wawe yanyweye imiti, ari imiti yo kwica imbeba, yo kwica inyenzi, kwica amasazi, kwica imibu, imiti itandukanye ndetse n'imiti batera ku bihingwa. Ushobora uwo muntu gushuta utoba amakara ukamuha ya miti. Ntabwo iba igifite ingaruka kuko amakara agenda agahita akemura ikibazo. Ikindi nanone nuko amakara wayakoresha mu kugabanya umunuko mu nzu cyangwa muri firigo. Firigo yawe iramutse ifite ikibazo cyo kunuka, ushobora gushyiramo ikara. Nanone mu nzu, mu gihe wimukiye mu nzu ikiri nshyashya, isizwe irange vuba, ushaka kugura amakara maze ya makara ukagenda uyashyira mu nguni. Ushaka kuba waguze nk'umufuka w'amakara cyangwa se ari ishashi yuzuye amakara. Uko ubigenza, urafungura ya makara maze ugatereka mu nzu muri cya cyumba ndetse kirimo irange, irange rikiri rishyashya. Rya range, wa mwuka w'irange urashira. Ikindi nuko amakara nanone ushobora kuyakenera mu gihe ufite ikibazo cyangwa se ufite igisebe cyatewe na diabete. Ushobora gukoresha amakara kwivura igisebe cya diabete. Nanone muri ubu buryo rero bwo kwivura diabete, kwivura igisebe cya diabete, nuko amakara
uyakoresha ni ugukoresha ifu y'amakara, ariko wakagira ibindi bintu uvangamo kugira ngo ugere ku byo ushaka. Ukuntu rero bigenza, ufata ifu y'amakara, ugafata yenda se n'ifarini cyangwa se ugafata ifu isanzwe ari ifu y'ibigori, ukavanga na ya fu y'amakara, ariko ku buryo amakara aba menshi kurusha iyindi fu, maze ugakora ibintu bimeze nk'igikoma. Ni ukuvuga ngo ubwo washyizemo utuzi, ugakora ibintu bimeze nk'igikoma ariko bifashe buhoro, nanone bitarekuye cyane. Wamara kubikora bya bintu, ukaba ufite n'agatambaro k'umweru, ugafata ka gakoma wakoze ugashyira kuri agatambaro k'umweru, warangiza ka gatambaro ukakazinga, maze ugahomeka kuri cya gisebe, maze warangiza cya gisebe ukakirapinga cyangwa se ukagihambira. Ubanza gukoreshaho ishashi. Icyiza nuko ukoresha ishashi nziza idafite uburozi cyangwa se chemicals, maze warangiza inyuma ugashyiraho akandi gatambaro kabikomeza. Ibyo bizatuma cya gisebe kitabora ndetse ngo kigire amashyira, kuko ya makara akurura uburozi bwose n'imyanda ibiri mu cya gisebe, maze cya gisebe kikagenda gikira. Ni ukuvuga rero ngo ugenda ubikora mpaka cya gisebe gikize, ariko nanone ukamenya ko cya gisebe ugomba kukigirira isuku ukacyoza. Ni muri ubwo buryo rero ushobora gukoresha amakara mu bintu maze kuvuga bitandukanye. Murumva rero ko amakara yakugirira akamaro, kandi ashobora no kukuvura indwara zitandukanye, ashobora no kukuvura ibintu byinshi, kandi akakurinda n'indwara nyinshi. Naho ubutaha rero mu kiganiro kindi cyiza kandi gifite akamaro. Shalom shalom. Reka nibutse batarakora share, mukore share mbere yuko murangiza ikiganiro, kandi mukore na subscribe. Murakoze.